Mukubwa neza cyane, uyu ni Emile MWAMI trainer speaker mentor. I love you so much. Munyemere gato cyane twongere tugire ikintu tuvuga kuri LIVEGOOD. Business kuri kidasanzwe umunsi go training hirya no kwisi iri kwasha ubuzima bw'abantu benshi cyane guhinduka. Mvango muri mission za LIVEGOOD ni ebyiri. Iya mbere ni ugufasha abantu kubona product zidasanzwe nziza zifite quality idasanzwe zifasha ubuzima mu buryo budasanzwe ariko udatakaje amafaranga menshi. Mission ya kabiri LIVEGOOD ifite no gufasha abantu gukora amafaranga meza kandi cyane yongera kuyoboka umunsi ku munsi nimba ufite kandi kazi nimba utagafite kandi ukona amafaranga menshi ariko bikoroheye kurenza handi hose warakoze part time business cyangwa warakoze network marketing. Uyu munsi ngufitiye iki icyo ngufitiye ikintu cyitwa ranks. Ngufitiye kukubwira rank muri LIVEGOOD. Ni gute rank muri LIVEGOOD ziboneka, ese ni zingahe, ese zibona wakoze iki, niba hari rank zoroshye kubona uyu munsi ni muri LIVEGOOD. Gusa nizoroshye gusa you have to work. Urasabwa gukora iki rero? Icyo naza gukora bango muri LIVEGOOD ubanza kumenya ko hari rank esheshatu. Iya mbere ni bronze, silver, gold, platinum, diamond ndetse n'icyo bita crown diamond. Ni rank esheshatu: bronze, silver, gold, platinum, diamond, crown diamond. Izo nizo rank dufite muri LIVEGOOD zoroshye kugeraho ariko ku muntu wagize gute, ku muntu wakoze. Mwibutse ko muri LIVEGOOD ushobora kubona amadolari 2040 mu gihe kingana n'ukwezi nta muntu numwe winjije. Bivuze iki? Ayo faranga ushobora kuyakorera nta rank ugira. Kugira ngo ni rank you have to work, ukaba recognized, ukamenyekanishwa hirya no hino ku isi, akamenya ko nawe ugize gute wa achievings. Niba ushaka no kumenyekana mu buryo bwiza wakoze you have to work guys. So rero gutubona rank ya mbere yitwa bronze bayibona gute? Cyo sabwa nta kindi kwinjiza abantu gusa muri LIVEGOOD, ukabaha amakuru, buri wese agatanga amadolari 50 akamenya umuryango muri LIVEGOOD, ubukoreye rank yitwa bronze. Then iyo ni rank ya mbere yo muri LIVEGOOD. Hanyuma ari byo qualifyinze nabyo wenda tuzabivuga, ariko ibyo qualifyinze nuko icyo gihe uwo wahaye amakuru yatanze amakuru nawe ubona 10%. Bivanga ibyo bintu nicyo ubugize gute, nicyo uba qualifyinze. Rank ya kabiri yitwa silver. Silver ni rank nziza cyane ko kugira ngo uyigereho nabyo hari ibyo usabwa. Ibyo usabwa ni iki ngiki cya mbere, urasabwa ku bantu batatu winjije muri LIVEGOOD. Wenje abantu byibuze batatu, muri abantu batatu winjije ukabafasha kubona bronze. Okay, nubango muri LIVEGOOD ushobora guhemberwa cyangwa ukagira aho ugera ko wafashije abantu kugera aho bagera. Ubwo ni uburyo bwa mbere bushoboka, ariko none ukaba ufite team y'abantu 20. Very simple and easy. Ko umuntu uri serious kireko kwinjira muri LIVEGOOD is very simple and easy. Birashoboka kandi cyane ko umuntu wese ushaka kwinjiza amafaranga meza kandi cyane. Kwinjira muri LIVEGOOD kumenya muri biroroshye ndetse cyane. Nta yindi company yiza n'ubona yoroshye ibintu ko wakorana nayo like LIVEGOOD guys. That's why most mvuga ngo LIVEGOOD is a better. Then hanyuma uburyo bwa kabiri mu ya kabiri ushobora kugira ngo option number 2 ushobora kuja kugira ubashe kubona rank nuko ushobora kuba wakwinjiza abantu 10 ku giti cyawe. Personal sponsor, personal and loyalty. Ukinjiza abantu 10 ku giti cyawe ariko iyo team ya kabiri mo abantu 20. Tubona rank yitwa silver. Ndi rank ikurikira ni rank yitwa gold. Gold ni rank nziza cyane, rank itangiye kuba advanced, itangiye kuba yaguhama, itangiye kuba wakora muri business, itangiye kuba wagira team ikuze nini ifatika. Gold urasabwa ibintu bitatu, ushobora gukora kimwe mu bintu bitatu, harimo option eshatu. Option ya mbere ni ugufasha abantu winjije batatu muri LIVEGOOD, wahaye amakuru, wamenyereje ubudasa bwa company ya LIVEGOOD, kubafasha kuba silver. Abantu batatu ariko bafite team y'abantu 100. Icyo gituba iki uhitubona rank yitwa gold. You know option ya mbere. Option ya kabiri ni uvanga ushobora kuba wakwinjiza personally, ukinjiza abantu 30 ariko team ya karimo abantu byibuza abantu 100 bari active. Hanyuma option ya gatatu ni yingiyi, ni ukuba abantu batatu winjije wowe, harimo byibuze ufite abantu bane wenda winjije ariko batatu muri bo buri wese afite abantu 33 yagiye yinjiza. Winjije abantu muri LIVEGOOD, hanyuma mu bantu batatu winjije ugasanga harimo abantu bangahe, harimo abantu batatu, buri wese yagiye yinjije abantu 30. Then warangiza wowe gahita ubiki wowe ukavita mu n'undi muntu winjije abantu 10 kigera itubiki urahituba gold. Hanyuma iyo bavuze ngo active member ni iki? Active member muri LIVEGOOD ni umuntu buri kwezi uba bamaze kubabanije na buri kwezi bamaze gutanga amadolari 10. Remember LIVEGOOD ni company ugomba kurenovera membership buri kwezi amadolari 10.
Nkwibutsa ko ibi ngibi ntabwo ari LiveGood gusa ibikora, ndetse amakampani ari serious ari kugira atera imbere cyane ni amakampani afite uburyo. DSTV murayizi mwese musubscribe ku bijyanye n'amasheni ya televiziyo, muri umupira, muri ibiganiro bigiye bitandukanye. Hari abakora abantu bo kuri Amazon, ibyo barabizi, n'abandi bigiye batandukanye. Ariko uyu munsi ibyo kampani zose zikora ibyo ngibyo, ntabwo iyo membership abantu bakorana n'izo kampani ntabwo bayibonaho. Hamwe na LiveGood membership ko wayitanze hari icyo bizana mu mufuka wawe, nicyo bishyira mu mufuka wa wundi muntu, gutyo ugasanga mwese mugize gute mwaje gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niyo mpamvu uyu munsi kampani LiveGood ni kampani ikomeye, ni kampani ifite avenir, kuko amafaranga izaguhemba yose afite ahaturuka. That's why LiveGood is the better guys. Then tugiye kuri rank ya gatatu. Rank ya gatatu yitwa Platinum. Platinum rank ruvuga ngo harimo option eshatu z'ingenzi ushobora kuba wakoresha kugira ngo ubashe kubona rank ya Platinum. Option ya mbere ni uvuga ngo ufasha abantu bawe batatu b'ingenzi muri team yawe, ufata abantu batatu ubazamure babe aba golden. Gufasha abandi natwe bituzanira ibyiza muri LiveGood guys. Niko network marketing ikoze. Kimwe mu kintu cyavuye muri network marketing ni ukubona opportunity idasanzwe ushobora kuba yafasha gufasha abandi bakaba babasha kugira aho bagera. Muri network marketing ni udafasha ngo batere imbere, gutera imbere bizakugora. Hano LiveGood yagashyizemo uravuga ngo nufasha abantu batatu kubona gold, uraba platinum, rank idasanzwe nziza cyane. Igeze kuri platinum usigaje ranking turaza kuvuga. Umaze kuba senior muri LiveGood. Hanyuma ariko ukaba ufite abantu 500 bari active. Muri team ikaba yari ifite abantu 500 bose bari active. Ufasha abantu batatu baba gold, ariko ufite abantu batatu babaye gold, byibuze ufite team y'abantu 500 bari active. Icyo gihe uhita rank ya platinum. Uzajya ubona urero umuntu bamugize platinum, ujye umenya ko ashobora kuba afite abantu batatu babaye gold, afite n'abantu 500, afite team y'abantu 500. Banga amaze kugira gute, amaze kugira mu by'ukuri kubaka system iryoshye imuha agafaranga keza kandi cyako twamaze kubona ko LiveGood ishobora guhemba buri kwezi agafaranga keza kandi cyane LiveGood. Hanyuma option ya kabiri ushobora kwinjiza abantu personally, kwinjiza abantu 100 guys, injiza abantu muri LiveGood. Hanyuma ugira team y'abantu 500 bari active, then you become platinum. Oh my godness, kakano kararyoshye cyane. Then hanyuma option ya gatatu nuko mu bantu batatu winjije buri wese agomba kuba afite team y'abantu 150. Abantu batatu winjije buri wese afite team y'abantu 150, ariko akaba undi muntu ufite team y'abantu 50. Icyo gihe niba bireba urahituba platinum. Vuga ngo izo ni option eshatu zishoboka kuba wazagufasha kugera kuri rank yitwa platinum guys. Hanyuma rank ibanziriza ya nyuma bayita diamond, rank nziza cyane, rank nabwo umuntu wese uba muri LiveGood guharanira kubayo kuyigeraho. Naho ntabwo igoye, ntabwo biroroshye cyane kuba yagira undi wabyemeje mu mezi 6 ubu yikubise wayigezeho. Ibisabwa ni ibikorwa kandi biremereye, hanyuma ukagira gute kugera kuri iyo rank bidatinze cyane. Uburyo bwa mbere gufasha kuyigeraho ni ugufata abantu batatu winjije wowe ubwawe muri LiveGood, cyangwa se bijwe n'abantu winjije muri LiveGood ukabafasha kuba baba platinum batatu. Niba ngo bigeze kuri diamond, bigusaba kugira ngo ufashe abantu bawe wahaye amakuru, bigufasha kugira ngo uhaguruke ukore na team, bigusaba kuba uri leader kandi umva agaciro ko kugira gute gufasha abandi bantu. Nubanga icyo gihe uzaba ufite kandi no team y'abantu 2500 active member 2500. Nubango uzaba ufite abantu 2500 bakora, cyangwa se ufite team warinje byuza abantu 5, buri wese afite team y'abantu 500. Abantu 5 buri wese afite team y'abantu 500. Hanyuma icyo gihe uzahita platinum. Nubango niba abantu 5 bakubyanze bya 2500 bizayibonetse. Hanyuma ariko n'ubu ufite abantu byuza 5 batandukanye, buri wese afite abantu 500. Niba nta diamond urimo, ndako nta platinum waba urimo, biri bikamu diamond. Hanyuma crown diamond ni rank ya nyuma muri LiveGood, nayo idasanzwe kandi mu by'ukuri ifite opportunity nyinshi cyane, ariko mvuge gato cyane kuri opportunity ziri cyangwa se ku mahirwe yo kuba diamond. Reka mbari mvuga izi ntabwo ngiye mvuga amahirwe ya arimo, ariko amahirwe kuba diamond ni uko icyambere ukwita qualifyinga level 10 zose zo kwinjizaho amafaranga, ngo qualifyinga level 5 zo kwinjizaho amafaranga muri matrix bonus, izo level 10 zo kwinjizaho amafaranga muri weekly first start commission. Hanyuma qualifyinga n'amafaranga n'inyungu za buri n'inyungu uhabwa
na company zivuye ku byo company yose yungutse. Ka 2% company igenera aba Diamond kavuye mu nyungu company yungutse muri uko kwezi. Uvuga ngo ubaye Diamond aba ari umusiniya ashimirwa kenshi kubera ko yafashije company kugira gute kwakwa no kugera kure, ndetse n'ibikorwa byayo bikagira gute byamenyekana. Niyo mpamvu ushimirwa kandi cyane. Nabwo ngo nawe kugira ngo ugira ahantu ugera mu by'ukuri bikamo a Diamond. Hanyuma iraka yanyuma niyo bita Diamond, Crown Diamond. Kugira ngo uyigereho urasabwa ikintu kimwe. Ikintu usabwa ni iki? Nuko ugomba kuba ufite byibuze abantu 5 uhaye amakuru muri LIVEGOOD. Abo bantu 5 uhaye amakuru muri LIVEGOOD cyangwa se abantu 5 muri LIVEGOOD bashobora kuba bafite team y'abantu 10,000. Mvuga ngo nuba ufite team y'abantu bafite buri wese afite 10,000, uzaba ufite abamambure 50,000 muri team yawe. Niyo habonekamo umuntu umwe ufite 10,000, you will become a Crown Diamond. Ariko uzaba ufite team y'abantu 50,000. So rero bigaragaza neza ko kugira ngo urira muri LIVEGOOD biroroshye n'ibyo, ariko byorohera umuntu ugize gute wakoze. Iyo wakoze ugahaguruka ukahagaragaza ukagura ibikorwa bya company, ugafasha company kumenyekanisha ibyo ifite, compositional plan ndetse na product zidasanzwe. Company uvuga ngo izo nzego zose uzigereho, kandi izo nzego zo kuzigeraho ni amafaranga guys. Ngibyo rero twari tuvuga kubijyanye na ranks zo muri LIVEGOOD. Kuzimenya ni biza ko bigufasha kumenya ngo ese niki nsabwa kugira ngo kuri ngire kurira ntabwo. Ko bya mu buzima ntabwo ushobora kugira ku kintu utazi. Iyo ushaka kugira ngo ugire ahantu ugera hashoboka, urabanza ukahamenya hanga niki hareshya gute, haransaba iki, harasaba izihe mbaraga. Nawe munsi ngora kino Kigali cyangwa se mu buzima kugira ngo banze umenye ngo ese rank ushaka cyangwa se urwego ushaka kugira muri LIVEGOOD ni uruhe, kandi kugira ngo uryo urasabwa iki, nizihe mbaraga bigusaba. Rero nawe kugira ngo byukuri nawe ugire gute uhaguruke, okay, ugende hariya upange plan yawe. Wibaze ngo ko ushaka kuba Diamond niki ngiye gukora, nizihe mbaraga binsaba, ndasabwa gukora iki. Niyo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi muvandimwe wanjye cyane cyane ndabwira abantu b'abanyamuryango. Ariko nawe udashaka kuba umunyamuryango muri LIVEGOOD, hasi muri comment, hasi cyangwa se muri description muri y'iki kiganiro harimo link. Ushobora kuba wumvise ngiyi bwa mbere, genda niba arimo ariko ushaka kuba umunyamuryango muri LIVEGOOD, opportunity dasanga ushobora kwinjiza amafaranga 2,047 by'amadolari buri kwezi nta muntu umwe winjije. Ukande wanyuma ugire gutufate position, nurangiza utangire gukora na LIVEGOOD. LIVEGOOD is a better. See you. I love you so much guys.